Yes, nongeye ko ikaze bakunze bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi duhagaze mu muhanda rwagati n'ahantu hamaze kubera impanuka ni hano mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba nabari bari guturuka n'ubundi mu nce za Karongi aho bari bavuye mu bukwe ndetse bari bavuye gusezerana bari bavuye gusaba no gukwa ahubwo bari kugana ku rusengero kugira ngo basezerane imbere y'Imana. Ni Smart Boy nk'ibisanzwe reka mbe nagana n'abaturage tumenye ese iyi mpanuka itewe n'iki byagenze gute wenda bagenda baduha amakuru atandukanye. Mwiriwe papa. Mwiriwe. Umeze neza? Yego yego. Iyi mpanuka ibaye ureba? Iyi mpanuka umumotari yari kwamuka. Yego. Niyashyiramo ikinyoteri cy'icyerekezo agiye kujyamo. Ubwo rero undi nawe ari kuzamuka bahita bakubitana gutyo. Wowe nkawe wabirebaga wari uri mu makosa yari uwuhe? Wari uri mu makosa rutashyizemo ikinyoteri kijya mu cyerekezo cye. Ubwo yari wamanukaga cyari wazamuka? Yari wakajyaga wamanukaga. Ngo iki patro bajyaga hamwe umwe yaragiye umwe yaragiye ukata ari nyuma y'undo wowe nyuma niyashyiramo ikinyoteri cyerekera cyaho agiye kwerekera ubwo ndahita aza kubita yego ndahita aza kubita kubera ko atari yamweretse icyerekezo agiye kujyamo. Mama mwiriwe abaturage bina batinya kamera papa twaganira nta kibazo mwiriwe neza mwiriwe hanyuma tugusanze hano hamaze kubera impanuka ibaye uhari aya ntago nari mpari sanze uko bibaye gutya niko nanjye bisanze wowe usanze bari kugusana kwenda bitewe n'iki nkawe wenda bari abakubwiye ari uburangare bw'abashoferi kuko bazamukaga bari mu cyerekezo kimwe umwe yirukanka aca ku bandi agiye kuva mu muhanda kugira ngo ajye mu kindi cyerekezo acomoka gutyo undi ntiyamenye yuko agiye kuvamo ubwo rero bahita bamukubitana. Mwabonye wenda bakoze impanuka bakomeretse cyane? Ntago nabona babonye mpageze nona. Nta muntu wabonye bakomeretse mama? Babajyanye kwa muganga ariko? Akomeretse na mama. Hakomeretse bangahe? umudamu umwe niwe nabonye bateruye yakomeretse mu gahanga cyane yavuye n'amaraso aracyahari mu muhanda. Yakomeretse ku rwego abavuga ngo ashobora no kuba yahasiga ubuzima. Ukurikije ukuntu wabonye bikomeye cyane. Birakomeye kubera ko uriya mutsi wa hano tuzi ko ari ugize umuntu mutsi wo kuri rurira nyine kubw'amahirwe ashobora kubaho kuko amaraso yabashije gusohoka. Wowe wabikurikiye? Ntabwo nabibonye nasanze bari kumuterura nta kasike ariko iyindi moto iryamye hara ku ruhande niho hari kasike ebyiri. Uwo muntu we nta n'ahantu yakomeretse ariko twamubwiye uko yararyamye hasi turavuga najye kwa muganga amenye ko ntacyo yabaye ariko ageze kwa muganga. Hano muri no muhanda wenda hakunda kubamo impanuka cyangwa wenda ntago bikunze kubaho? Ikunze kuhaba kubera ko hano hari umukecuru hano hakurya nawe imodoka yaramukubise agwa nkari imbere yahavuye yumye ahise apfa ako kanya. Papa we no mpanuka ibaye uhari? Ntabwo ari uhari? Ntabwo nari nkore. Usanze wenda babisobanura wowe wenda nkuko bagiye bagusobanura bakubwiye ko ino mpanuka yatewe n'iki? Umuntu nabonyeho ni umuntu wakomeretse cyane wangiritse bamuteruye ndeba ariko bindi byo ntabwo nabikurikiranye. Icyo wabwira abamotari wenda bamwe bakora amakosa kandi n'ubundi bayareba? Bagabanya umuvuduko bafite kuko tujya mu makwe ariko nkurikije uko moto bazitwara ntabwo ariko byakagombye kugenda. Bajye bahana ibihe bahana intera kandi nibajya no gukata berekane sinye. Ikindi kibazo kiba gihari ugasanga umumotari aratwaye yarekuye ngo bari mu mafiyeri ibyo nabyo ntabwo tuba tubona bibangamye. Icyo wakwisabira ubuyobozi wenda bwa hafi cyangwa wenda no mu gihugu muri rusange? Ubuyobozi ikintu nabusaba bwahagurukira kureba bari abantu batwara moto ngo nukugira ngo ubukwe babwizihize bakagenda barekuye moto kandi banahekanye bakagabanya umuvuduko. Icyo nicyo numva na intera bakagombye kugabanya umuvuduko bagahana intera kuko baturutse iriya nkatwe twari tuririye ukuntu bari kuza rwose twabonaga atari amahoro kuko bari bafite umuvuduko ukabije bihutaga cyane. Wowe bibaye uhari? Wapi papa mwiriwe neza? Ndiwe cyane. Wowe ikaze ku Gatako TV. Yego turi kukumva. Nawe tugusanze hano hamaze kubera ibyago bamwe bari bavuye mu bukwe cyangwa se n'undi bari bugikomeza niko twagiye tubyumva ariko ngo bamwe muri bo bakoze impanuka ndetse ngo baranakomereka cyane. Wowe byabaye uhari? Ari impari. Byatewe n'iki? Byatewe n'umuvuduko w'abashoferi ariko no kudakurikiza amabwiriza agendanye n'uburyo wenda baba bigishijwe kuko
bazamutse gutya umwe ashaka kunyura hariya muri uriya muhanda yerekana mugenzi we indangacyerekezo y'aho ashaka kugira gute kwerekeza, uri inyuma ahita agira gute amukubita bitewe n'uko ataramugaragarije rinye y'uko ashaka kugira gute kwerekera hariya. Tubashimire cyane. Niki wakwisabira leta y'u Rwanda? Icyo nasaba leta y'u Rwanda ni ugukomeza igahugura abantu bose batwara ibinyabiziga, gukomeza kubibutsa amabwiriza agendanye no kuba umuntu ari mu muhanda, cyane cyane dusaba n'inzego z'ubuyobozi cyane mu gihe cyabaye nk'amakwe, ndetse dushishikariza abamotari kwitwararika kuko hari ibyo bakora byitwa ngo ni mu bukwe, bakabigendamo bigaragaza nk'amafiyeri, ibyo ugasanga biteza ibibazo ndetse bikazamo n'uburangazi ku batwaye. Murakoze cyane, turagushimiye. Yego namwe nuko. Bakunzi b'Agatako TV rero mugiye mwumva ukuntu byagenze, bamwe mu baturage baratuganije, gusa nk'uko babivuze ni bamwe mu bamotari bakoze amakosa nyuma y'uko bari bafite umuvuduko ngo uri hejuru cyane. So reka dusoreze aha rero, tubonane mu biganiro bitaha ndetse no mu nkuru zitaha. Bye bye.